tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri Zaburi ya 11 n'iya 12. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Zaburi ya 13, iya 14 n'iya 15. Nyemerera mbanze mire ku mazi gato ubundi ngaruke dutangirana ikiganiro cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kugera aho utangara. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka dutangirire kuri Zaburi ya 13. Iyi ni imwe mu ngingo zidashimishije tubona mu gitabo cya Zaburi. Nkuko namaze kubivuga, uhereye kuri Zaburi ya 9 ukageza kuri Zaburi ya 15, zivuga ibihe bikomeye bigiye kuzaza, ari byo bihe by'umubabaro ukomeye uzabaho. Mu Cyongereza ibyo bihe babyita The Great Tribulation. Muri icyo gihe hazagaragara Antikristo hamwe n'abayahudi bazasigara muri Isirayeli, nyuma bakazahindukirira Imana. Iki gihe cy'umubabaro ukomeye kizarangwa n'ibigeragezo bikomeye cyane. Dawidi yanditse iyi Zaburi ya 13 kubera ibigeragezo yariho anyuramo. Ariko sinabura kuvuga ko iyi Zaburi ya 13 idufitiye akamaro twebwe ab'iki gihe. Iyi Zaburi ya 13 ikubiyemo ubuhanuzi bukomeye bw'ibizaba nyuma y'uko itorero rya Kristo rizaba rimaze kuvanwa muri iyi si. Igihe rero Dawidi yandikaga iyi Zaburi yari hatotezwa. Birumvikana ko wamutotezaga yari umwami Sawuli. Birashoboka ko igihe Dawidi yandikaga iyi Zaburi ya 13 yari yihishe mu buvumo bwa Adulamu, aho n'Abafilisitiya bamuhigaga ngo bamwice. Uko iminsi yahitaga rero ni nako Dawidi yisangaga ari mu kaga gakomeye. Abantu bose bamuhindukiriye, umubiri, umutima n'ubugingo bye byose byari bimaze kunanirwa, nuko atakira Imana. Reka dusomere hamwe muri Zaburi ya 13 ku murongo wa 2 twumve ko havuga. Haragira hati: Uwiteka uzagezaye kunyibagirwa iteka ryose, uzagezaye kunyima amaso. Muri uyu murongo dusomye, Dawidi yari yihebye cyane. Yatekerezaga ko Imana yamutaye, akumva ko ari wenyine. Muri Zaburi ya 13 ku murongo wa 3 haravuga ngo: Nzagezaye kwigira inama, mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye, umwanzi wanjye azagezaye gushyirwa hejuru yanjye. Dawidi yari abaza ngo ibi bizakomeza kumbaho kugeza ryari? Muri iki gihe Dawidi yari acitse intege cyane, nuko yibuka ko agomba guhindukirira Imana agasenga. Mu isengesho niyo Dawidi yakuraga imbaraga buri gihe. Muri Zaburi ya 13 ku murongo wa 4 yaravuga ngo: Uwiteka Mana yanjye, birebe unsubize, kwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Igihe Dawidi yandikaga Zaburi ya 13 yari mu kaga gakomeye. Yari afite ubwoba bwo kujya kuryama kuko yatekerezaga ko umwanzi yamugwa gitumo akamwica. Nyamara yari akeneye kuruhuka cyane, nuko asaba Uwiteka kumurinda no kumuha ibitotsi. Muri Zaburi ya 13 ku murongo wa 5 haravuga ngo: Umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje. Abanteraga be kwishimira kunyeganyega kwanjye. Iyo umwanzi afata Dawidi yari kwishima cyane. Uku kwishima k'umwanzi ntibyari kunyura umutima wa Dawidi
cyangwa uw'Imana. Nicyo cyatumye Dawidi asenga akavuga ngo umwanzi ntamuramburireho ikiganza. Nyuma yo kugira agahinda, Dawidi yakomeje gusenga, nuko birangira asubijwemo ibyiringiro n'icyizere gikomeye ku Mana. Ni ukuri iyi Zaburi ya 13 ni nziza cyane. Ku murongo wawo wa 6 muri iyi Zaburi turimo ya 13 haravuga ngo, ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Haleluya! Dawidi yarazi neza ko atari mwiza bihagije. Nicyo cyatumye yumva ko adakwiriye kwirwanirira. Birumvikana ko yabashije kwirinda umwanzi, ariko amenya neza ko Imana ariyo yonyine yabasha kumukiza. Dawidi yarazi ko Imana ariyo gakiza ke. Muri Zaburi ya 13 ku murongo wa 6 haravuga ngo, ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Inshuti yanjye, aho waba uri hose, uwo waba uri we cyangwa ubuzima bwose waba ubayemo, ugomba guhimbaza Imana. Umuvugabutumwa Dr. Vernon McGee avuga ko igihe yandikaga iki kiganiro kuri iyi Zaburi ya 13 ngo yari mu mwuka wo guhimbaza Imana kubera inkuru nziza yari amaze kumva na muganga we amubwira ko ubuzima bwe buhagaze. Vernon McGee avuga ko Uwiteka yamubereye mwiza ngo niyo mpamvu yumvaga yamuhimbaza. McGee nanone avuga ko ngo hari undi mugabo muri leta ya California y'Amajyepfo ngo utaragiraga umutima wo guhimbaza Imana. Uwo mugabo yaramerewe nabi cyane kubera indwara ya kanseri yari afite, ariko ku iherezo wa mugabo ahindukirira Imana binyuze mu kiganiro Tumenye Bibiliya yari ariho yumva gitambuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo uyu mugabo yararwaye kanseri, ngo inshuti yindi ya McGee yaramubwiye ngo nusura uriya mugabo umutima wawe uzishima kandi ucishwe bugufi ubitewe no kubona ubuzima bubi uyu mugabo abayemo, ariko agakomeza kwatura ko Imana yamubereye nziza kandi ikamukiza. Nshuti yanjye, niba nawe ushobora guhimbaza Imana mu bihe bikomeye nk'ibi, umenye neza ko wamaze kugerayo rwose, kuko uyu mugabo yahimbaje Imana kandi yararwaye bikomeye cyane kurusha na McGee, kuko bombi bari barwaye indwara ya kanseri. Muri iyi Zaburi ya 13 rero twabonye uburyo Dawidi yari mu bibazo, ari nabyo biduha ishusho y'ukuntu ubwoko bw'Imana buzababazwa mu gihe cy'umubabaro ukomeye uzabaho. Nyemerera twongere dufata akaruhuko, ubundi ngaruke tuganire kuri Zaburi ya 14. Imana ikomeze kunezeze. Transworld Radio, Samirana.